Nizeye ko mumeze neza cyane kabisa hamwe mwese mukunda Emenibizi Empire. Emenibizi Empire ni YouTube channel yanyu, ni YouTube channel tubanaho mu buzima bwa buri munsi. Ni YouTube channel nari maze iminsi kabisa nsinziriye, reka mbyite gutyo, maze iminsi ndi kwita ku kandi kazi, ariko ni YouTube channel nabwira ko ngiye kugaruka cyangwa se ngiye kujya nshaka kanya mu mwanya muto nsigiye mafite tukaganira nkabaha amakuru hamwe namwe nk'uyu munsi ku cyumweru. Ndabizi ko benshi mu binsaba nta turi buze kuza kukumva, nta kiganiro uri buze kuza gukora, ati rwose washaka ukuntu dutera kamu utadutera yambo, karatubwira n'amakuru kaduha twashamura mugani w'abahungu, ku makuru aba hari, ku dukuru tuba tugenda tuvuga, ku dukuru tuba tugenda tugarukwaho. Benshi nzanywe n'izi ngingo ebyiri, reka mbigarukeho abantu babibone. Benshi nabonye bavuga bati ntabwo wigeze uduha amakuru neza y'ibirebana n'ibya Rayon Sport Day ndetse n'ikipe yitwa Young Africans. Twumvise uba nkukomoje ku kuba yaratanze confirmation cyangwa se yaremeye ko izaza gukina n'ikipe ya Rayon Sport, ariko ntitwabona idonido cyangwa se amakuru ya nyayo. Ati kubwizo mpamvu rero ukwiye gukora ikiganiro ukatubwira bimeze bite. Hanyuma indi ngingo ya kabiri nahoze mbona ni ingingo iri kugenda igarukaho cyane muri za transfer za Rayon Sport, ariko by'umwihariko kubirebana n'ikiganiro cyangwa se n'ibyagiye bigarukaho cyane n'umuyobozi w'icyubahiro w'ikipe ya APR Afande CDS cyangwa se General Mubaraka Muganga, umugaba mukuru w'ingabo mu Rwanda, ndetse nawe yagezeho agasa nk'ukomoza kuri wasiri nawe agasa nk'umusubiza. Abantu babwiye bati rwose ni kuri YouTube nta kibazo rwose, ushobora kugira gutya ukagira comment ubikoraho, ariko ndetse n'andi makuru atandukanye ndaje nyagarukeho, ariko sindi buze gutinda kuko hari utuntu nsa nko hugiyemo iminota nka 15 iminota 20 rwose ndaza kuba nsoje kugira ngo nkomerezeho, ariko kwari kugira ngo nzi mbaramutse. So niyo mpamvu mbere yo gutangira ibindi byose reka mbanza shimire by'umwihariko iyitwa Fortbet. Niyo betting company rwose nziza, ngira ngo imaze iminsi iri gutanga amafaranga. Abakurikirana social media zanjye cyane Instagram, abakurikirana social media za Fortbet, ariko kandi abantu banakandi kuri subscribe. Mugiye muri iyi minsi iri imbere mugiye kujya mubonaho ikiganiro cyiza, ikiganiro kiryoshye, ikiganiro cyiza gikorwa n'abasesenguzi mukunda, yaba ngewe, yaba Rugaju Rigan, yaba Fuad Wihanganye, yaba Lorenzo Christian. Sometimes bitewe na topic yo muri net tuzaba turi kumwe. Get ready kabisa na Fortbet. Niyo mpamvu inkwakuze cyangwa se abantu babasirimo bajanja mushatse mwamukanda subscribe kuri YouTube channel yitwa Fortbet Rwanda. Iraguha ibikubo byiza rero, niyo betting company iguha ibikubo byiza, niyo betting company iguha amawusiyo menshi kuba wa bettinga ku mukino umwe, hanyuma ukaba watsindira ama millions, ukaba mu millionaire kabisa, ukaba uri umuntu utunze amafaranga nawe umeze neza cyane hamwe n'iyi company ya betting yitwa Fortbet. Fortbet ifite amashami menshi kurusha izindi betting company zose mu gihugu. Nuba ngo ifite amashami yenda kwegera ya Fortbet, no kuri kwimana nka kimwe n'abantu na kimwe cya 30. Ko Fortbet ni bifite arenga 100, abantu bushanga bafite shop nk'esheshatu mu gihugu hose, usanga bafite nka shop 7 se, ugasanga ofete icyitwa shop zifatika zikora zimeze neza za betting company ni za Fortbet. Aho uri ahariho hose ndabizi ko uramutse ukeneye cyangwa se uramutse ugomba kuba ukorana Fortbet birashoboka cyane kandi biroroshye, biranihuta. Niyo betting company imeze neza, ikora neza, igufasha kugira donc amahirwe yo kuba wa bettinga ku mikino igiye itandukanye. Kanda www.fortbet.rw hanyuma utangire ku bettinga ku mikino igiye itandukanye, wishyiraho amafaranga ukayavanaho cyangwa se ukajya muri shop, byose ukababikora bikagenda neza cyane. Hamwe ni betting company nziza cyane kurusha izindi zose. Ndarasa ku ntego bitewe nuko mfite iminota mike cyane, ariko kandi reka mbabwire ko tuba turi kumwe na Nados, cyangwa se bahisemo kukwita ngo Nados kandi ni NADOS, ariko ntacyo ni Nados. Ni ahantu heza hari rikastone nziza hano mu Gatenga. Birumvikana abataramo nibo bakunda kuhaza, abantu b'abasirimu nibo bakunda kuhaza kabisa. Nimbuze ko wenda utari umusirimu byo biragoye ko waza ukahisanga. Abantu b'abasirimu, abantu bakunda football, abantu baganira football, tudushaka kwirebera utumace, kuko nanjye buri munsi niho mba ndi, ntabeshye rwose. Hari ukuntu umuntu agira gutya avuga ngo ndahana hoya ngiye mba nibereye mu Gatenga, ni rikastone abantu
badakunda ibintu bisakuza cyane, abantu bakunda kwisesengurira umupira, abantu bakunda kwiganirira mu mugoroba rwose. Ntekereza ko kuri NA Dosi mu Gatenga niho hantu umukwiye kuba. Muri abantu bazi ahantu hitwa ku Mugongo mu Gatenga, n'abantu bazi ku Murenge mu Gatenga, ni hagati ahantu hameze nk'harimo ikorosi. Iyo uhageze hari rikasitowa ireba mu muhanda, ntabwo ari iri ku muhanda ahubwo nireba mu muhanda, yakamo amatara y'ubururu. Yakamo amatara y'ubururu kuko niyo uri mu muhanda ukarebamo uhita ubonamo screen ifite espace nimo hagati na hagati, ntago ari ku muhanda neza, ku buryo abantu haba bahari babicariye hanze benshi. Abantu benshi babicariye hanze, ntabwo donc n'ahantu hafite espace nini bitandukanye, n'ahantu abantu bijye kunda kuba confusinga. N'ahantu duturanye naho ni heza. Donc bakaza base naha twabonye biyari, naha twabonye oya, winjiramo inyuma umeze nk'ujya mu gikari, uhita wabona ahantu hameze neza cyane kabisa, ufite imodoka parking irahagije, ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye muri NA Dosi. So hanyuma rero reka nze mpere ku nkuru ya mbere. Ikipe ya Rayon Sport mwabonye abayobozi bari barangajwe imbere na President Tade Twagirayezu ndetse na Claude Mushimire. Tunamwifurize rwose gukomeza gukomera. Ejo bundi yagize ibyago atakaza umubyeyi we, ejo bundi mzee we yaratabarutse ku munsi wo kuwa gatanu. Hari imihango rwose yo kumuherekeza. Claude akomeze kwihangana, ubwo tunabihurize hamwe na mugenzi wacu William Kadukwikiriza watakaje umukobwa we ku munsi w'ejo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru ikomeye kuyakira, ku buryo rwose benshi byabakoze ku mutima, benshi barababaye, ariko nirwo rugendo, nibwo buzima tuba turimo. So nuri kuvuga nti ni urugendo rwari rurangajwe imbere na President Tade Twagirayezu ndetse na Claude Mushimire ndetse na Madame Liliane w'ikipe, donc umwe mu ni administrative. Iyi post igikunda kunanira kuyivuga uko bayita, ariko n'umwe mu bayobozi navuga bashinzwe abakozi bashinzwe kugenzura imitungo, donc arimo DAF, arimo HR, arimo ibintu byose. Bagiye mu gihugu cya Tanzania, bagiye kuganira n'ikipe yitwa Young Africans kugira ngo izemere kuza gukina umukino wa gishuti, cyangwa se bareko bazemera kuza gukina umukino wa gishuti n'ikipe ya Rayon Sport. Abareba baravuga bati ko tubona barabo bari kumanuka, ko tubona utwo Mohamed Cheri ari guhagarara mu kirere akazi control nka Neymar, ko turi kugira gutyo tukabona abasore bagiye batandukanye abasore bagiye batandukanye ba Youssou Diagne bagomba kumanuka, ba Fornganye, ukabona abasore nka Ryan, ukabona abasore nka musore Dajidi mwibagirwe w'umurundi, ba Papre bagomba kugaruka. N'urugero ndi gutanga, ubwo ndi kwanga kwita nza kuri amazina mashya basinyishije bakitoga n'abandi, ariko ko tubona hari ibiri gukorwa muri Kirito sometimes, ariko tukibaza kuri Rayon Sport de azaza nde. Byari inzozi zigiye kinini cyane, abantu bavuga bati Young Africans nk'ikipe ifite abafana, nk'ikipe imeze neza muri aka karere, ni ikipe yatwaye ibikombe byose yitabiriye mu gihugu cya Tanzania, ariko kandi akaba n'ikipe yagize performance itari mbi cyane mu mikino ya CAF Champions League, kuko aho bageze ntekereza ko mu Rwanda biracyari inzozi, biracyari ibitekerezo bisa nk'ibigoye ko byazakunda. Basimbukira mu gihugu cya Tanzania, bagiye ari ku munsi wo kuwa mbere, ndabyibuka mu rukerera rwose nibwo bahagurutse bajya muri Tanzania mu masaha y'igitondo. Hanyuma ku manywa bagombaga guhura n'ubuyobozi bw'ikipe ya Young Africans buyobowe na Engineer Health ndetse na CEO w'ikipe ya Young Africans. Baraganira kuri projet ibazanye ku kibagenza, babwira ibintu byose yuko bifuza ko ikipe ya Rayon Sport yazakina n'ikipe yitwa Young Africans, nk'ikipe zifite abafana benshi, imwe muri Tanzania team ya Wananchi ndetse n'indi ifite abafana benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Aferi iraba birarangira, hanyuma baraganira, banabaha invitation, bajya muri match y'ikipe ya Young Africans ndetse n'ikipe ya Simba. Kubw'amahirwe ikipe ya Young nitwara neza, itsinda ikipe ya Simba, ibirori biraryoha biranoga kurushaho. Nyuma bonza kongera kuvugana bavuga ati sasa ukuntu ibintu bimeze, dufite igikombe cy'igihugu final tugomba gukina ikipe yitwa Singida, ate kubwizo mpamvu rero mwatworohereza twebwe tukagenda tukabanza tugakina Singida, hanyuma nyuma yo gukina Singida tuzabaha igisubizo nta kibazo, ariko hari icyizere cy'uko igisubizo kizaza kiri positive.
abapapa baravuga bati ibyo ni sawa, ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu byo kwishimirwa. Burira indege bagaruka i Nyarugenge, baravuga ati reka dusubire i Kigali tugenda tujye kwitegura n'ibyacu. Nibwo batangiye kuza bari basinyisha abo basore bagiye batandukanye, mwabonye basinya mu ikipe ya Rayon, abo barushema Chris, donc aya mazina agiye atandukanye yagiye atereka umukono ku masezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Umunsi umwe urira, nibuka ko nabajije amakuru, barambwira bati nta confirmation turabona, nta makuru turabona, nta kintu na kimwe turabona kidekonfirma yuko uyu mukino Young Africans yamaze gukonfirma yuko igomba kuzawukina. Bafite icyo nakwita nka hesitation cyangwa se nko kwezita cyangwa se nko gushidikanya yuko ikipe ya Young Africans ishobora kutazabyemera cyangwa ishobora kutazakonfirma cyangwa se ishobora kuzakonfirma nabyo. Nebuka ko umwe muri bo yaravuga ati ngenda byizeye neza 100% ngendeye ku ma correspondance yuko twandikirana uko tuvugana yuko bazakonfirma biciye kuri CEO ikipe ya Young Africans. Undi akabwira ati ibintu byose biracyashoboka, cyane ko bumvaga basa nk'abafite nakikanga ko hari abantu ngo bifuza ko isimba byanaferinga kugira ngo bigaragara ko ibyo bakora bano bantu bitakunda cyangwa se bitari gukunda, bitagenze neza, bitari kugenda neza. So icyabaye rero ku munsi wo kuwa kane w'iki cyumweru gishize nibwo abantu bafunguye email basanga hariho official letter cyangwa se lettre officielle, itari no kuvuga ngo ni email yanditswe. Ari ukuntu umuntu akwandikira email isanzwe nta attachment cyangwa se nta document irimo ari email gusa. Bo banditse document, urupapuro confirmation, baravuga bati twebwe reka tuba confirme, tubabwire yuko rwose confirmed, bidasubirwaho, bidapfa bidapfusha, ikipe yitwa Young Africans yemeye kuzaza mu Rwanda gukina n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'igikundiro, kuri Gikundiro Day, Rayon Sport Day. Ati twe turabakonfirmye ko rwose twe nka Young Africans twiteguye kwifatanya namwe ku munsi w'igikundiro, tugomba kuzaza gukina namwe ku munsi w'igikundiro. Ati mwicare mutuje, mwicare mwumva mumeze neza, ntacyo bitwaye. Ariko aho hagasigara amakana. Yanga yarabwiye ati twe murabona dukinye n'ikipe yitwa Singida Big Stars, dusa nkaho turugana mu kwezi kwa karindwi. Abakinnyi bararushye, abakinnyi batwaye igikombe cya shampiyona, abakinnyi batwaye igikombe cy'igihugu, abakinnyi bakinnye imikino nyafurika, igikombe cya shampiyona cyatangiye gitinze. Ati kubw'izo mpamvu twebwe turabona ikintu gishoboka cyera kirabura ari uko twazaza mu kwezi kwa munani. Hakahita haza ikibazo kivuga ngo mu Rwanda bavuze ko Super Coupe izaba ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa munani, shampiyona igatangira ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani. Abantu baravuga bati ese ubwo abantu bazabihuza bite, bizagenda bite, igishoboka niki? Birangira Rayon Sport ivuze ati twebwe ko byagenda uko ariko kose nta kibazo umunsi w'igikundiro twanawimura, niyo wanakinwa mu matariki wenda tuvuge nk'ikenda, nta kintu byabitwaye. Nubwo abantu bavuga bati urabona gukina Gikundiro Day abantu already, gukina Gikundiro Day already abantu barakinye Super Coupe, ntago making a sense. Ese Young Africans ki propose yuko mushobora kuzakina uwo mukino ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, ese byo ntago aba arimo birantega. Ariko kugeza ubu ikipe yitwa Young Africans kubera ibyo byose bo babahaye confirmation ko bemeye umukino ugomba kuba nta kibazo. Ariko hasigaye ikibazo kimwe cyo kuba confirma ngo hagati y'itariki 9 ndetse n'itariki 15, hagati y'itariki 9 ndetse n'itariki 15 ngo umunsi bakinira umunsi w'igikundiro cyangwa se siku cyangwa se Rayon Sport Day. Abantu mu ikipe ya Rayon Sport basanga bafite ubwoba, bavuga bati yego nibyo hari feelings zihari yuko Super Coupe ishobora kwimurwa igashyirwa mu matariki 15 cyangwa se 17 gutyo, ikavanwa ku itariki ya 2 bitewe nuko muri weekend y'itariki ya 9 ndetse n'itariki ya 10 hazaba harimo igikombe cya CHAN. Ati kubw'izo mpamvu rero abantu bashaka guhumiriza bakavuga bati ntacyo bitwaye, mwebwe mukine match yanyu ubundi Super Coupe ndizabe nyuma, cyangwa se hakaza mu kidobyo
bikarangira umunsi w'igikundiro amatariki yo kuwukina bigoranye ko bayahuza n'amatariki y'ikipe ya Young Africans zigomba kuba yabonekera kugira ngo ize gukina umunsi w'igikundiro. So inkuru irimo aho ni uko Yanga yamaze gukonfirima, yarabyemeye ku buryo igisigaye ni ugusinya MOU cyangwa se Memorandum of Understanding cyangwa se ni nk'amasezerano y'imikoranire y'uko bazakina uyu mukino, ariko hakazakonfirima itariki y'umukino ugomba kuzaberaho kuri iyi kipe ya Young Africans ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ayo ni amakuru ubwo meza ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport, nubwo hakirimo complication kumenya ngo Yanga iratanga yahe matariki, hanyuma kandi se ayo matariki bizakunda ko abantu bihuza na program zangahe mu gihugu mw'imbere mu Rwanda, cyose tuzagenda tubigarukaho ngira ngo iki ni cyambere abantu bagombye kubamenya. Ikindi cya kabiri, ku munsi w'ejo abantu nabonye bari kumbaza bati ko tubwiye ko witwa Biramahire Bedi Christophe aruze gutereka umukono ku masezerano. Namenye yuko ku munsi w'ejo ngira ngo sinzi gahunda yabaye itunguranye, sinzi barimo n'ibyo by'uko umwe mu bantu bari hafi y'ikipe ya Super yagize ibyago bikarangira disponibility yayo se nkigoranye, ariko byose byararangiye barumvikanye. Niyo mpamvu navuze ngo nta gihindutse, ubwo nyine habaye icyo cyahindutse, ariko barumvikanye ko witwa Biramahire Bedi Christophe agomba kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Bigirimana Bedi ku munsi w'ejo mperuka ataragera mu Rwanda, uyu munsi ndaza gushaka amakuru neza ku buryo habaye hari igihindutse naza gukora ikindi kiganiro nkabaha information niba yamaze kugera mu Rwanda. Nababwiye ko yumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport miliyoni 22 ku mwaka umwe kuzayikinira, ubwo nabyo ni ibihari abantu bategereje kumenya uko bigomba kuba bigenda. Hanyuma hari byagiye bigarukaho bindi, ariko mbibutsa ko ndi kumwe na Fortbet nka betting company nziza, nka betting company ukwiye kuba ukorana nayo. Hari ibindi ntabura kugarukaho, benshi babonye ifoto y'umutaramu witwa Memel Dao, musore w'ikipe ya APR Premier Katari. Barebye icyo bita imitsi, bareba icyo bita umubiri, bareba amagufwa, baravuga bati umusore araharaze cyane ku ikipe ya APR atangiye imyitozo. Naje mbona umusore bita Ouattara, bamwita Cheikh Djibril Ouattara, mwataka w'ikipe ya APR Football Club, nawe yageze mu Rwanda kuko mu birori byabaga ku munsi w'ejo bya anniversaire y'imyaka 10 ku Ntare Fan Club, byitabiriwe n'abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, cyane cyane guhera ku muyobozi w'icyubahiro General Mubaraka cyangwa se Afan CDS, byitabiriwe n'ubuyobozi w'ikipe ya APR Football Club by'umwihariko kuri Chairman Brigadier General Deo Rusanganwa ndetse n'abandi benshi bari batumiwe. Ibirori byari byiza ko nabibonye mu mafoto kuko ntabwo nagize amahirwe yo kubyitabira, ariko bigaragara ko byari ibirori byiza, byari ibirori biteguye neza cyane muri rusange. Icyabaye inkuru rero muri ibi birori cyane kurusha n'ibindi byose ni muri speech ya nyakubahwa General Mubaraka Muganga cyangwa se ya Fande CDS yagarutseho avuga ati nyamunati hari n'umwana ndaza iyo interview ndaza kwishyiraho cyangwa se ndaza kukabumvishaho, batari numvise watandukiriye ariko yageze ahantu henshi si ngombwa kuyigaruka, abantu benshi bayumvise, benshi bayikurikiranye. Batari umwana numvise wataye umuco, avuga cyane cyane kuwitwa Wasili Maestro, umuvugizi w'abafana w'ikipe ya Rayon Sport kabisa, avuga ati hari ukuntu rwose ize gutya fotora, ati yabona ifoto y'ibyo kurya, atese abantu ntibashaka kugira limite, gize gusa nko bikomoza umuntu ashaka kwiyayurura nyine bigendanye nuko yumva akeneye kurya, bigendanye nuko yumva byashoboka yuko ibyo ari buze kurya, kavuga ati ngiye sindi buze kurenza ibi ngibi, ibyo ndi buze kurya ni ibi. Biza kuba inkuru rero, biza kuba inkuru, ariko abenshi twa twiteze ko wenda bishobora kuza kurangiriraho, ariko Wasili yamusubije aravuga ati afande rwose ati duhurire mu mikino nyafurika, ati kandi ati ngo na invitation kuri Rayon Sport Day. Ubwo byari bikubitanye nuko yavuze ngo abafana ngo byarangiye bahisemo kubajyana hariya, ngo kuki batabijyanye muri stade. Afanda musobanura ko ari umunsi utandukanye, bisa nk'ari ibintu bya kare cyane cyane akantu kameze nk'aka drama reka mbyite gutyo. Abantu bati witwa Wasili ubu ngubu ntakiri kuvugana na Jangwana, ari gusubizanya na Afande CDS, ariko siko mbitekereza. Iyo ari cyo ni kimwe mu mupira burya habamo icyo nakwita nk'ubwisanzure, cyangwa se umupira hari ukuntu nyine utuma tubasha kuba twakwaksesinga ari ibintu twakora
ariko nyine nicyo bita fair play sometimes njye niko mbyumva. Nubwo hari abo nabonye babifasha ukundi nkaho ari ukubahuka umuyobozi oya siko mbitekereza cyane, wenda niyo atasubiza byari kuba byiza kurushaho, ariko no kuba yasubije ntabwo bivanyeho ko no umuntu ubuzi uwo bari kuganira uwo ari we abaza urwego rwe. Ni generale bujye si umuntu njya nkunda kuvuga ngo generale si umuntu, umugani wigeze kuvuga ngo umugore si umuntu, ariko njye mvuga ngo generale si umuntu. Buri umuntu wabaye Foster General generale ni kwanza, niyo yaba ari brigadier generale, niyo yaba ari colonel kwanza, rika umuntu wese wabaye muri izi services ziri militaire cyangwa se wabaye mu gisirikare en plus noneho uri ku rwego rwa CDS muri iki gihugu cyacu, nta muntu n'umwe ushobora gutinyuka kumusuzugura rwose. Abantu bari kubitekereza nk'aho ari agasuzuguro, abantu bari kubitekereza nk'aho ari ukuvuga ngo ntiyari akwiye gusubizaho ya buriya nimba ari ikintu cyambere nabonye abagabo n'abasportif cyane ku buryo kwandika message ugasubiza ukavuga ati ngiye uko mbibona, ati mbibona gutya na gutya, nkuko nyine yabatekereza bati namuvugaho. Byashobokaga cyane ko ataribuze kugira icyo amuvugaho, abantu baturumva yamuvuzeho kubera kurakara, kubera gutrolinga cyane ikipe yapera agakabya, ariko ibyo ngibyo si mbibonamo yuko abantu babifata nk'aho ari igikuba cyacitse cyangwa se ari ibintu bikomeye. Umupira hari ukuntu woroshya ibintu, abantu bagahura bakaganira, buri umupira uhuza abantu batagombye kubanahura rwose, ni ikintu cyiza, ni ikintu gikomeye. So ntacyo ubwo rero namvuze reka mbahe utu update dutoya muri aka kaganiro k'iminota nka 20 bigendanye n'iminota nari mfite, hanyuma ariko ibindi byongera ngo turaza kubigarukaho. Ndaje nshake information zindi za Bigirimana Abedi ndetse na Biramahera Abedi Christophe ndetse n'utokuyate bagomba gusinya ku munsi w'ejo kuki baterekanywe, byagenze bite byose ndaza kubibaha wenda mu masaha y'urukerera. Rwose muraza kubyuka musanga amakuru kuri YouTube channel yanjye ariyo MNBS Empire. Mwakoze cyane, Fortbet yakoze cyane, iminota ndumva ariyo ngiyo, reka nsubire mu tuntu ari ndimo kugira ngo ibintu byose byongere kugenda neza cyane. Ciao ciao, bye bye.